Man nanywaga itabi birenze ariko dinda yandi kirara nari naje nasinze mura na Mary kuri gate mane moko mutuntu byata nge nkunda Juno kizigenza ndamukunda byadanje ubwira tukibanira ni gute tuntu nka tubiri mutuntu wamubwiye wandivuga atashana naramwemeje tu namwe ni benureji suko nabishakaga uwe bigira impaka byahinze ko ariho byambaye gusa ntabwo nasoza ntavuze kuri Rocky What's up mumeze mute ibintu ni fresh ngaho hirya no hino mu Rwanda mumeze neza umunyamakuru ni wa muhungu wanyu Kem umusore uhora hejuru cyane ya kiganiro ni kiraca kuri ihuriro Rwanda ni kuri YouTube channel ya ihuriro Rwanda banzu kore subscribe mbere na mbere kuko mufitiye abatumirwa benshi cyane kura subscribe like na share kugira ngo nabandi benshi babone none nangiza uri mu kiganiro tubwese umutumirwa mubonye gute ukande muri comments utwandikire ese urashaka ko tuzakuzanira nde mbere na mbere ubundi ikiganiro cyacu gikomeze kikuryohere kandi abisiko kizakuryohera hari benshi cyane hari impano nyinshi cyane hari abakobwa hari abahungu hari abapapa hari abamama hari abasore hari abana when you miss one you miss out uyu munsi bafite umwana w'umukobwa n'umukobwa mwiza cyane hamwe muramubona kuri kamera kabisa no mwactrice wa filme akora n'ibindi byinshi cyane aricyo kiganiro tugiye kugira natubwire se yabaye hute filme yazingijemo ryari nyuma ya filme bari mu biki ni byinshi cyane turi buze kuganiraho wowe Ewan Boyd kabisa ku kiganiro cye reka atangira twibwira n'abasuhuza bito mukobwa ni byiza watangira wibwira abadukurikiye nitwa Uwase Denise ndo umukinnyi wa filme nitwa Jory muri Kabo series yego amwita Julie muri Kabose akina filme ese wenda tuvuge ku bya filme winjiye mu mwuga wa filme ryari 2019 bivuga ko imazemo imyaka irenga 2 yego igitekerezo cyo kwinjira muri filme yawe cyaje ryari narindi school icyo gihe nigaga Nyagatare ari umwana w'inshuti yanjye yaraje arambwira ati Denise ari abantu bagushaka urashaka ukina muri filime numva nanjye nyine ni ibintu byiza ndangane ngomba kujya gukina muri filime nanjye ngatwiga nuko nyine nayinjiyemo tu nese byarizanye cyangwa yarasanzwe asiko ushobora kuba wabishobora cyangwa se yes nanjye sinzi impamvu yamisemo to yaje kunshaka skoro nanjye nago mbizi niba yarambonyemo iyo mpano ntago wigize ukina theatre zo kwishuri theatre narazikinnye cyane amakomedi ku ishuri nka comedy cyangwa theatre ya mbere wakinnye bwa mbere yari imeze gute se yari yerekeye kuki nakinnye ndi umwana w'ikiraro nk'itabi byadanje man nanywaga itabi birenze ariko dinda yandi kirara ibintu nk'ibyo mbega mbimerita byadanje mbega ari umwana ufite imico itari sawa ese ngira ngo iyo ukinnye akantu bwa mbere kaguhora mu mutwe ni nka kega senti wigize gukina mukavuga atashaka ndagakomye kabisa kumva nawe urakemeje nari naje nasinze mura na Mary kuri gate mane moko mutuntu byata umuko mutuntu byatari utuntu tumeze nka gute nyine naje nyine urabizi iyo zapanze naje nyine sangwa umubyeyi nyine arandeba agati nararombeje ndangana nyine we pfusha mbega yaje Ewan we yaje kukwakira ku muryango nawe zazamutse zapanze uwo muhaye Kinyarwanda bamuhaye Kinyarwanda muwa mutuntu ni gute tuntu nka tubiri mutuntu wamubwiye wandivuga atashana naramwemeje tu namwe ni benureji ati benure kwibenura ni nka kuvuga ngo iki ku bantu kwibenura nyine kwibenura ni nko kugenda tu
ngo nagende yaje nyine anshitinga mpita mwana ni Benureji ati Benure iyo niyo nka komedi ya mbere cyangwa se theatre ya mbere wakinnye yo ku ishuri wakinnye imbere yawe hari nk'abantu banga ugeranyije ni benshi icyo gihe hari haje bino bintu by'akarere ibintu biba birimo imirenge ukuntu haje n'ibigo byinshi nka 2 wenda byahuriye ku kigo kimwe urumva bari abantu benshi ngira ngo yari amarushanwa ibintu nk'ibyo biba birimo amarushanwa mwabashije kuba bakangiye ko rero ukinnye ndi kumva yari ikaze twabaye aba kabiri pe mwabaye aba kabiri abambere ubonye ibona barabarushije nk'iki abambere baturushije nyine twebwe reka abana mvuge twe ni ibintu byadutunguye nubwo twigeze tubirepeta ni ibintu byadutunguye duhita dufatiraho ako kanya iyo tuza kubishyiraho umwete tuba twarabaye nk'abambere mbega babarushije umuteguro twe ntabwo twateguye ubu se ubu nk'iyo seni wakinnye sari abantu bakona akavuga ati buriya ni kameze cyangwa se bakona bavuga ati ni kumeze mu buzima busanzwe oya ku ishuri ubwo byarabatunguye kuko ntago bari banzi muri iyo sura nyine babonye mbikina birabatungura ngira ngo hari abantu bashobora kuba barakwegera wese wabona wari ubifitemo ugasaba warabyishe ese baba bari cyane abahari barambwiye ngo n'ubusanzwe mu itabi barambwiye ngo n'ubusanzwe mu itabi babikubwira wese wumva wabivamo cyangwa se ahubwo byakongereye imbaraga byanyongereye imbaraga mpita numva nshaka gukina filime byatwaye nk'umwaka umwe maze gukina iyo komedi ubwo nahise ninjira muri kabosi muri kabosi baje kugukura ku ishuri yego menya wari icyamamare kugira ngo ukine boro nk'iyo ngiyo habeho nka casting ya filime bahite baza kukureba nanjye baje kundaba biranungura amana byaranunguye ndibaza se numva ndi ku rwego rushimishije nawe wishimiye uko umeze ese muri kabosi ukiniye role muri kabosi ukinira umuntu umeze gute muri make nyina ndi umwana wo mu cyaro nkundana n'umutipe wo mu mujyi ko nyuma nza gusirimuka mbega uva mu cyaro ukaza mu mujyi cyangwa umutipe abakiri umujyi wari mu cyaro yanzana mu mujyi akuzana mu mujyi izere ko utabaye nk'aba bandi bahita bamucika njye namubwiye nagure n'ibitenge ashyira umubyeyi agura ibitenge ashyira umubyeyi nagura ibitenge nyine tugumana pane byo gusubira mu cyaro wese umbwira ati ku ivuko wapi nimba narambutse Nyabarongo nta gusubirayo niko wese umubwira ese iyo filime ya kabosi urabona ko hari urwego imaze gukuraho hari aho ikugejeje ese ubona nka role ukina ibiri gutanga iyo message mu rubyiruko role nyina hari ko nje umuntu sheri wanjye aba ari kadogo mu rugo akambeshya ngo ni iwabo yego rero bijya bibaho nakifata kubwira ko iwaba ari kwande ari kwa perezida ari kwande ugasanga ni kadogo mu rugo bijya biba ku bantu benshi nanjye nibyo byambaye akenshi kadogo nyine mu buzima busanzwe bashukana abantu gutyo bagashuka abana b'abakobwa gutyo ugasanga umwana w'umukobwa aramusuye wenda amujyanye ku gitanda cya bosi agasanga bamutereye inda ibyo nibyo byabaye nanjye byo nagiye kubaza nimba byarabaye uza gusubira mu cyaro se cyangwa ngiye nsubira mu cyaro reka ntabwo bishoboka uyu mujyi uraryoshye ni umunyu na supadimu ego ko nasanze afite na mabuja w'inkazi ntabwo baratuguruka wadanje wese ujya kuhaba yego nanze kuvayo ndumva ahubwo wowe agize n'utusha byaba bibi cyane byatanye wenda tuve mu bintu bya filime tujya hanze ya filime mu buzima bwo hanze ya filime uri umuntu ubayeho gute uri umuntu ukora iki
mu nyuma y'ubuzima bwa filime ariko ntago yarangiye n'ubu ngubu abantu benshi bambwira ati Denise vayo n'ubu ngubu mfite filime nenda gukina ejo bundi yitwa Imbuto. Yego ejo bundi ubu nzaba ndi mu Mutara w'inka ndakora sabu ndu wa mbere tu yo gukina filime bita Imbuto. Hari n'indi filime twigeze gukina biba ngombwa ko tuyisubika ariko nyine irimo irategurwa ngo twongere tuyisubiremo, hari bitari byaragenze neza. ya wenda tuve mu iyo uri gukina filime uri mu bintu bya filime, ese iyo utari gukina filime uri umuntu uri gukora iki, uri umuntu ubayeho gute? Ndi umuntu uba wibereye mu miziki, nkunda imiziki byaka reka ndi n'umuhanzi ahubwo ako kantu niko nari nyene uri umuhanzi byose ndabikora. Niwe muhanzi mu Rwanda ugiye ugati uriya muhanzi tu? Nje nkunda Juno kizigenza. Ndamukunda bya dance. Ese uramutse umubonye Juno nk'iki wamubwira? Juno mubonye usibye kumubwira tukibanira gusa. Mukibanira? Ndamukunda bya dance. Yesu we. Imana izabigufashemo. Nkakunda n'umuraperi bita Bushari. Bushari? Shwi dada. Ibandi ngo shwi. Bahabe. Ni bahabe. Ese urebye umuziki nyarwanda urabona nka Juno afite ukuntu akwespira, Bushari afite ukuntu akwespira, ni nk'ube buryo ushobora kuba warisanze wamukunze, niyo ndirimbo ye wakunze hagati ya Juno na Bushari? Juno natangiye kumukunda agisohora indirimbo ye ya mbere Formula. Nahise mukunda bya hatari, nta n'ibintu birenze wenda yakoze usibye nyine kumubona physical ye ndamukunda tu. Kumubona gusa. Naho Bushari? Bushari we ni dance. Aratwiga kimanukira. Ndamukunda Bushari, ndamukunda birenze, sinzi niba yabasha kubona wenda umva gusa nyine ahari ndamukunda tu. Wenda ukunda abahanzi iyo utaza gukina filime cyambere yo kujya muri filime, urabizi iyo umuntu akiri muto abafite impano nyinshi zimurwaniramo akumva ko azaba kino nanjye uri nafite impano nyinshi cyane zindwaniramo ariko nisanga muri imwe nyine. Ese nkawe ni nkiye mpano utaza gukina filime avuga ati byanze bikunze n'iyingi? Nje nkunda kubyina bya atani. Ukunda kubyina mukanyira amaga freestyle? Nkunda kubyina gakondo. Ikunda kubyina gakondo? Yego. Wigize uyikoraho? Nka ryari? Mama no mutoza. Ni umutoza. Ngira ngo akenshi ufite umubyeyi ukurikiza ibyo akora ugakurikiza ibyo ukuriyemo, gute wabashije kuyivamo ukajya mu buzima bwa filime? Nyine byose ubundi nge ndabikora ari ukubyina gakondo ni byose mana. Nose ndaririmba, nyina filime ndabyina. Ako kantu uvuze bwa kabiri uraririmba? Ako kantu uraririmba? Uraririmba. Nizeye ko ishuri we ritakunaniye bakakujyana kuririmba wabanje ukabisoza? Oya ntago ryanjabutse. Wenda uvuze ko uzi no kuririmba no kubyina, ese ni nk'iyo ndirimbo ukunze muri iyi minsi cyane? Indirimbo nkunze muri iyi minsi cyane irimo irabinkorera ni indirimbo ya Mike Karihura yitwa Anytime. Unafite ijwi ryiza, nigize mbikubwiraho? Urabeshya, ndabizi ko mvuga nabi. Ntabwo nyambesha. Oya rega abantu bose siko bazagushima. Manu siko mvuga ndandaga ariko. Reka da. Buriya ikintu nziko. Oya uretse. Ikintu nzi cyo urumva nuko buriya umuntu uvuga arandaga nko bivuze, cyangwa se umuntu ufite ikibazo cyo kuvuga gake usanga nyine akenshi abazikuririmba. Ntabwo urugero harabanza ingenzi interview ye avuga ijambo rimwe agahita rekera kuko avuze menshi ari ukuntu hazamo gutega. Ariko kuririmba anashaka kuririmba n'amasaha 3 agashira atarategwa. Bavuze ati rero ushaka kuririmba cyane? Nagari cyane birenze. Wamenye freestyle kamwe?
k'indirimbo iyo ari yo iyo ari yose ushaka. Indirimbo ushaka tu suko nabishakaga uwe bigira impaka tanga mani neza ngo kuki utabaye umuhanzi. mani ariko ko nzaba umuhanzi igihe kimwe. Njye ninjye mufana wawe wa mbere. Seremoneri nkuko. Ninjye mufana wa mbere. Cyambere se abafana se? Yeah. Tugomba kubashaka tukabakora. Cyane. Nkuko n'ubundi nsanzwe ndi umufana wawe. Ahubwo ndagusaka uzamerekeza ejo bundi Nyagatare. Ewana njyewe noneho ni ku mugongo no gukomezanya. Shamani nkunda ibintu byose birimo imyidagaduro ndabikunda. Cyane cyane ariko nkunda umuziki byatari. Yes. Skwana ku kazi mane iyo batacuranze mba niyumvira karadiyo. Uri muri yumvira karadiyo gake. Yes, muramwumva hano umukobwa nyine umeze neza cyane, mwumvishe byinshi afite, ewana akunda kuririmba nyabona. Mumutera inkunga icyambere n'abafana, iyo umufana hari burya ntacyo waburana umufana. Ese ni nk'iki wabwira abantu bakunda filime nyarwanda cyangwa se umuziki nyarwanda? Ewana shakira nababwira rero. Ubite n'ukuntu nge nkunda umuziki, nkunda filime ewana. Nabashishikariza abantu bose bafite impano yo kubikora bihishe bitinya, nabashishikariza kuzishyira hanze pe kuko ni byiza byatane bakazishyira hanze. Yego, hari ukuntu umubyeyi nyine areba nk'umwana akavuga ati umwana wanjye agiye muri ibi ngibi abikirara, umwana wanjye agiye muri ibi ngibi ntago bigenda neza. Ese ni nk'inama wagira ababyeyi nyine bagikira ko umwana imbabaye umuhanzi agiye mu burara, umwana imbabaye umukinnyi wa filime ari byinshi atazakora, sibyo ari byinshi arisha azatanga umuryango itari nziza. Ni nk'inama wagira ababyeyi? Njyewe nje kujya muri filime ntago nigeze mbibwira mu rugo, babonye nyine ihari tu. Mama nta kintu yigeze ambwira, yarambwira ati komerezaho. Noneho yabonye ndimo gukinana na mama Jean aravuga ati Hahiye. Gusa nyine hari ababyeyi bameze gutyo bumva ko umwana wagiye muri filimi wagiye mu muziki abagiye kubikirara. Oya ntago biba ari byo, hari n'abari birara kandi batakina filimi batanaririmba. Yego. Yes, murabyumva, hari benshi cyane bagifite imyumvire yumva ko umuntu akinye filime, umuntu wabaye umuhanzi aba yabaye ikirara. Nyamara siko bimeze, murabona ko umukobwa usa neza, wambaye neza, ndetse arazi no kutubwira se imyenda yambaye ihagaze gute, ko nge byanunguye ashaka kuba yambaye imyenda ihenze cyane. Ese kuko namugira ababyeyi hari nk'umubyeyi ushaka kukubona akavuga ati uyu nguyu byararangiye, sibyo? Bariho cyane. Ese nge nabonye ukuntu wambaye, nifuza kumenya umuntu wakwambitse kugira ngo nanjye azanyambike. Ni nkande waba wakwambitse kuva hasi kugeza hejuru? Oya nge ndiyambika. Uriyambika? Yego. Ufite shop? Ndiyambika, n'ubwo ushaka nkwambika wangeraho. Nuko kugeraho? Yego. Yes, ku bantu bafite ibintu bigiye bitandukanye bashaka kwambara neza umugereho, byose arabifite. N'ipantaro umuntu aje ngo uyimwambike wayimuhera ngahe? Namuca nk'agacumi konyine. Agacumi konyine. Ikoti? Ni 15. Ubwo ugiye ku maherena? Amaherena yo ni urundi rwego. Ni indi level, ni next level. Ewande urasa neza cyane, bigaragara ko ushaka kuba uhagaze inoti itari munsi y'amadolari nka 500. Abakire benshi bareba amadolari, abakire nk'abo. Bana urakabije. Urakabije. Yena ndebye uko wambaye byose ku mutwe, ukoresha ku muntu usa neza cyane, makeup byose hamwe nari mbibariye hamwe. Yego. Ntago byarenga nk'odumbi ijana. Kuvuze make so ngo numvaga ari menshi. Ushobora kubireba ukavuga ati bihagaze birahenze, ariko ntago bihenze cyane. Ariko ngira ngo n'umuntu ikintu gihenda bitewe n'umuntu cyambaye. Byahenze ko ariho byambaye. Ndabyambaye byamujabuka. Hari igihe byamujabuka bikavamo ugasanga ntago bihenze nk'uko bihenze cyane. Ndumva bitoroshye. Yes, murabyumva, ni umukobwa mwiza cyane, namwe muramubona kuri kamera, iwana arasa neza kabisa, arasa neza kabisa.
ese nk'ubu ngubu umuntu agushaka kuba yagukinisha muri filime se cyangwa afite indi access agukeneraho yakubona gute yakubona ku zembuga nkoranyambaga ngira ngo ni nimero ze uzitanze benshi bahita baguhamagara bitewe n'ubwiza ufite udakabyase ntabwo nyankabya umuntu ashaka kunkinisha muri filime yambona kuri mbandi kuri Instagram ego nk'amazina ukoresha kuri Instagram kugira umuntu aze no kugo following no wase Denise Yes guys, tugende kuri Instagram kwandikemo Uwase Denise akina filime wa umukeneye muri filime ngira ngo wanamamaza abactrice benshi baramamaza oya ibyo byanjabuka byakujabuka byo ntabwo babishobora ubwo nibyo yes umuntu umukeneye kuri Instagram ni Uwase Denise tugende tumufollowing nyabona tumwubakira izina mbega tunazamure filime nyarwanda igere ku rundi rwego tuyihe next level. Turi kumwe na Denise Uwase ni umukobwa ukina filime ni umukobwa mwiza ufite impano nyinshi cyane araririmba akina filime akunda umuziki ngira ngo iyo ataza kuba umukinnyi wa filime ube umunyamuziki ari ubwo mbeshye ewana kimwe muri ibyo kimwe cyese kishaburamo ikindi kimwe cyashabuyemo ikindi gusa ntabwo nasoza ntavuze kuri Rocky ejo bundi yaranshabutse mu buhe buryo Rocky ejo bundi namaze igihe mpiga nimero ya Rocky nshaka kumuvugisha ndayihiga birenze ariko aho nyiboneye ndamuhamagara twavuganye njya nk'amasegonda nk'6 Skoromani yambwiye ngo uretse ngo ndi mu nama kandi numva ari mu muhanda abaranjabutse numva nyine birambabaje ukuntu nashaka kuvugana nawe nyine numva mukunze byatanje ni nk'iki kintu wamubwira kugira ngo atazongera kureba abana ese mwandikire SMS nawe mwana icyamamara ukaburambeshye gusa nyine na Rocky ndamukunda pe gusa nyine ntago ari byiza kubona umuntu aguhamagaye ukamubeshya ntumuzi ntuzi n'icyo agushakira Rocky ntuzongere yangira ngo twasoza usezera abadukurikiye ugira n'icyo babwira inkunga wabakeneraho uburyo bagushyigikiramo nasoza mbwira abafana banjye n'abadukurikiye ko filime ni nziza cyane n'uwanshaka naza tugafatanya tukazamura filime nyarwanda yego ese nk'ubu ngubu uramutse ugiriwe amahirwe yo kuba wenda nk'uhagarariye uruganda rwa filime mu Rwanda ni iki kintu wahinduramo nize mbogamizi muhura nazo ese ni gute bazikemura imbogamizi kubera ko ari bwo nyitangira ntabwo nahita mbona imbogamizi zirenze kiretse we namaze nko kugera ku rwego rwa ba ketchup urwego rwa ba ketchup yes nicyo navuga wasezera abadukurikiye nta kibazo abadukurikiye bose mwese ndabakunda mwakoze kudukurikira yego bye turabakunda cyane yes bamwita Denise harabasezeye ngo bye nana mbabwa ngo turi kumwe nawe ubutaka bisa mfite abandi bantu benshi cyane tugiye gukurikizaho uyu nguyu ni wambaye ko abandi benshi ariko nyine mbere na mbere ndashimira Denise kuba yaduhaye umwanya we yego naye ndacyabwa ngo dukore subscribe ndetse ewan dukomeze tubona amavideo menshi cyane turashimira aba sponsor harimo The Fat Mamas iherereye hano mu Rugando munsi ya convention umanutse gato ujya nkaho ujya ku kagari ka Rugando ewan ni The Fat Mamas bafitemo service nyinshi zitandukanye bafitemo restaurant bafitemo bar bafitemo amacumbi waza ukaruhukira neza wafatira lunch nziza cyane kabisa ewan na breakfast na ibihari kabisa ubundi ukaza ukamera neza burya amafaranga ubakisha ubuzima ntago abapfuye ubusa amafaranga wifashemo neza ntago abapfuye ubusa ubundi ukaza ukamera neza kabisa ibiganiro byacu nakagaruka
ewana be ready ko buri gihe uzabona ikiganiro cyacu gishyashya wakoze subscribe comments na like ubundi ibintu bikagenda neza. Ciao ciao, duhura kuri The Fat Mamas turi gusangira lunch.